cy'igihugu intwaro imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukabana n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, karasisi kari imbere yanyu kagizwe n'abagiye kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda, amasibo y'ababaherekeje, itsinda ry'amabendera n'itsinda rya muzika rya gisirikare. Bari mu masibo 8, 12 ku 10 ifunguye. Twitwaye kugenzurwa namwe. Nitwa Lieutenant Colonel Francis Gatare, umuyobozi wa karasisi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika, abayobozi b'amasibo. Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Chris Sengiyumva hamwe na Officer Cadet Augustin Bikenge Mudaheranwa. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Isaac Ngurano hamwe na Officer Cadet Philippe Uwayezu. Itsinda ry'amabendera iyobowe na Captain Christian Manzi. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Philippe Uwayezu hamwe na Officer Cadet Boneri Munyandamutsa. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Denise Cyuzuzo hamwe na Officer Cadet Annette Mutesi. Uwungirije ni Captain Innocent Ntaganda. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Innocent Kwizera hamwe na Officer Cadet Alfred Niyomurengezi. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Officer Cadet Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Daniel Niyonzima hamwe na Officer Cadet Fulgence Mutabaruka. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Valens Ndayishimiye hamwe na Officer Cadet Gabriel Naminani. Itsinda rya muzika rya gisirikare iyobowe na Lieutenant Jean Claude Bitangimana.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igenzura yashoje. Twabasabaga ko akarasisi kereka imbere yanyu, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze mwakwicara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, tubaye ikaze hano ku cyicaro cyahabereye umunsi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, ahagiye kubera umuhango wo kwinjira kw'abaofisiye basha mu ngabo z'u Rwanda. Uyu muhango ugiye kubanzirizwa n'akarasisi kagizwe n'abanyeshuri barangije amasomo. Akarasisi nigasozwa, turi bukurikire ijambo ry'ikaze ry'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Araza gusoza ijambo yaduteguriye adusabira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda gutanga ibihembo ku banyeshuri bahize abandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyuma yo gutanga ibihembo turi bubasabe ko mukurikizaho umuhango wo gutanga ipeti ku banyeshuri barangije amasomo, umuhango uri bukurikirwe n'irahira ry'aba ofisiye basha. Nyuma y'ijambo ry'umunsi hari bukurikireho gusohora akarasisi, maze aba ofisiye basha berekeze ahari bufatirwe ifoto y'urwibutso, ari nayo iri busoze gahunda y'umunsi mukuru ugiye kubera hano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, munyemerere nsabe umuyobozi wa akarasisi Lieutenant Colonel Francis Gatare ko atangiza akarasisi k'uyu munsi. Murakoze. Umuyobozi wa akarasisi. Karasisi! Ngap! Halo! Zamura! Sinda rya muzika! Yereka!
karasisi kariye kibeho abayobozi gaciye iburyo mu ngendo yihuta iburyo hindukira Karasisi ngendo yihuta twese hamwe genda. akarasisi k'uyu munsi kagizwe n'amasibo 8, amasibo 6 ya officer cadet n'amasibo 2 y'abaherekeje officer cadet, bakaba barangajwe imbere n'itsinda rya muzika. Umuyobozi wa karasisi ni Lieutenant Colonel Francis Gatare. Isibo ya mbere ya officer cadet iyobowe na officer cadet Fils Sengiyumva na officer cadet Augustine King Mudaheranwa. Isibo ya kabiri ya officer cadet iyobowe na officer cadet Isaac Ngororano na officer cadet Regis Niyonsenga. Isibo ya gatatu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Eric Uwayezu na officer cadet Bonner Munyandamutsa. Mukanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro ndi ubibutse muhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda. Turasaba muhaguruke. Turasaba mwicare. Isibo ya kane ya officer cadet iyobowe na officer cadet Dennis Cyuzuzo na officer cadet Bonner Aneti Mutesi. Isibo ya gatanu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Valence Ndayishimiye na officer cadet Gabriel Nyaminani. Isibo ya gatandatu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Fulgence Mutabaruka na officer cadet Daniel Niyonzima. Isibo ya karindwi ikaba n'isibo ya mbere y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Emmanuel Ufite Yezu na Steven Hatungimana. Isibo ya munani ikaba n'isibo ya kabiri y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Innocent Kwizera na officer cadet Alfred Niyomurengezi. Uri nyuma ya karasisi ni umuyobozi wa karasisi wungirije ariwe Captain Innocent Ntaganda. Ngabo abagize akarasisi k'uyu munsi.
karasisi kabikira ibumoso ibumoso hindukira karasisi karamanura intwaro intwaro manura inkweto shyira karasisi kugorora imirongo iturutse iburyo buryo gorora. uwo ni RCM wa Karasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushyira akarasisi ku murongo neza nk'uko yabigenje na mbere. Akarasisi gorora amasiba y'iburyo gorora gorora komeza 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 amasiba y'iburyo hamwe amasiba y'ibumoso gorora gorora komeza 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 amasiba y'ibumoso hamwe akarasisi amaso imbere. Karasisi bendera mu mwanya karasisi karigira imbere imbere genda saluti y'igihugu intwaro imbere. Karasisi kari intwaro ibumoso ibumoso shyira karasisi kuramo ingofero ingofero kuramo. Akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, abaturage b'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Arakabaho nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, harakabaho abaturage b'u Rwanda, harakabaho ingabo z'u Rwanda, kwambara ingofero ingofero amara. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika turasaba ko mwicaye. buryo buryo shyira karasisi mura ara. nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, munyemerere nsabe umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako kutugezaho ijambo ry'ikaze yaduteguriye. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, banyacyubahiro mwese bakisi bahire mwitabiriye umuhango. Mu izina ry'abarimu n'abanyeshuri b'ishuri rya gisirikare rikuru rya Gako, Rwanda Military Academy, turabashuje kandi tubahaye ikaze muri uyu muhango wo kurangiza amasomo abanyeshuri bamaze igihe bigira kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dutewe ishema no kuba turi kumwe namwe muri iyi gahunda. Kuba mwigomye izindi gahunda nyinshi zikomeye musanganywe, mukaza kudusoreza amasomo y'aba banyeshuri, turabibashimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri bari imbere yanyu ni 624, barimo abakobwa 51 ndetse n'abofisiye bato 33 bize mu bihugu by'inshuti. Bose hamwe bari mu byiciro bitatu bikurikira. Icyiciro cya mbere gizwe n'abanyeshuri 102 bize amasomo y'umwuga wa gisirikare, bayifatanyije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda abahesha impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Mu bijyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, social and military sciences, ubuvuzi, general medicine, ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu, mechanical and energy engineering mu rurimi rw'amahanga. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abanyeshuri 522 bize umwaka umwe amasomo ajyanye n'inyigisho z'umwuga wa gisirikare gusa. Icyiciro kigizwe n'abari basanzwe ari abasirikare bato 355 hamwe n'abarasivili 167 bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atandukanye. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'abofisiye 33 barangije mu mashuri y'igisirikare mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda. Bakaba bari buze kurahirana n'abandi imbere yanyu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere yo gutangira akazi nk'uko amategeko abiteganya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashyitsi mwese muri hano, ishuri rya gisirikare rya Gako rifite inshingano zo kwigisha abasore n'inkumi batoranijwe kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye, bakongerwa ubumenyi n'indangagaciro, imikorere n'imyifatire myiza y'umwuga wa gisirikare. Ibyo byose abanyeshuri bari imbere yanyu barabitojwe kandi bagaragaje ubushake n'ubushobozi ntayegayizwa mu kurinda igihugu cyacu, amajyambere yacyo, ndetse n'ahandi hose bakenerwa kugihagararira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muri hano, urugendo abanyeshuri bagenze ntirwari rworoshye, dore ko 25 mu batangiye ntibabashije kurangiza amasomo ku mpamvu zitandukanye zirimo ingabo za kinyamwuga. Ubufatanye na kaminuza y'u Rwanda, guhera mu mwaka wa 2015 twatangiye kwigisha amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atatu twavuze haruguru. Kuva mu mwaka wa 2020 twongeyeho andi mashami 7 ariyo imibare, ubugenge, ibinyabuzima, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu by'ubukanishi. Kugeza ubu tukaba dufite amashami 10, ndetse no mu gihe kizaza harateganywa gufungura andi mashami mashya azagenwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Iyi myagukire y'ishuri kandi ijyanye na gahunda irambye yo kubaka bijyanye n'icyerekezo tujyamo. Turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku murongo n'icyerekezo cyiza mukomeje guha iri shuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu bijyanye n'imyagukire yaryo. Kugeza ubu icyiciro cya mbere cy'inyubako zikomeza kudufasha mu kuzuza neza inshingano twahawe kirarangiye. Kigizwe n'inyubako z'amacumbi, amashuri agezweho, laboratwari, inzu mberabyombi, byose byubakanywe uburyo buteza imbere ikoranabuhanga mu myigire y'abanyeshuri. Dufite na gahunda izatangira mu gihe cya vuba izita by'umwihariko ku guhugura abarimu no gushaka imfashanyigisho zitandukanye, cyane cyane mu by'ikoranabuhanga, kugira ngo dukomeze guteza imbere ireme ry'uburezi ku banyeshuri bacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
ni iby'agaciro kuri twe nk'ishuri rya gisirikare rya Gako n'igihugu muri rusange, nk'uko tugeze ubu mu rwego rwiza tujyanye n'izindi nzego mpuzamahanga, kandi byose ni ibikomeza kuyishyira iterambere no gushimangira ubudasa bw'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashimira byimazeyo inama mudahwema kutugira n'inkunga zitandukanye mudutera mu kuzuza inshingano zacu. Turashimira kandi Minisiteri y'Ingabo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda budahwema kutugira inama no kuduha ibyangombwa byose nkenerwa mu mirimo dushinzwe. Tubashimiye kandi gahunda nziza mwatangije isangiza bumenyi mu bya gisirikare hagati y'abarimu bigisha abenda kuba ofisiye b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Mu gihe cya vuba turatangira no kwakira abanyeshuri bava mu bihugu by'inshuti. Turashimira Kaminuza y'u Rwanda ku mikoranire myiza iranga ubufatanye bwayo na Minisiteri y'Ingabo ndetse n'iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako. Dushimiye abayobozi b'inzego zitandukanye za leta bagize uruhare mu gutanga amasomo kuri abanyeshuri mu gihe bamaze hano. Turashimira ibigo bitandukanye bya leta byafashije abanyeshuri mu gukora imenyerezamyuga, internship, ururimi rw'amahanga mu mashami abigomba. Turashimira abarimu b'ishuri rya gisirikare rya Gako ku murava n'ubwitange mu kunoza neza inshingano mu kazi kabo ka buri munsi. Tuboneyeho no gushimira ababyeyi baraha n'imiryango y'aba banyeshuri ku burere bwiza, umuco w'ubutwari no gukunda igihugu batoje uru rubyiruko. Dushimiye by'umwihariko abanyeshuri barangije amasomo ku mahitamo meza bagize, bagakomeza kurangwa n'ubwitange ndetse n'imyitwarire myiza mu gihe cyose bamaze hano. Tubifurira kuzasoreza neza inshingano bazahabwa kandi tubasaba guharanira buri gihe ndetse ariho hose kuba indashyikirwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, mu mwanya muto turi bubasabe gutanga ibihembo ku banyeshuri 3 bahize abandi no guha ipeti abanyeshuri 624 barangije amasomo muri iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako, abashyira mu rwego rw'abofisiye mu ngabo z'igihugu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri 3 bahize abandi. Ndi ubasabe mukomeze mwicare, tubanze duhamagare abo banyeshuri 3 bahize abandi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Nsengiyumva. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. Ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uyu mwanya n'uwanyu. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi.
umunyeshuri wabaye uwa kabiri mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Nsengiyumva. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. Ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri barangije amasomo. Jewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Turabasaba ko mwasubira mu byicaro byanyu. Mwakwicara, murakoze Nyakubahwa Perezida. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara, nyuma yaho akurikireho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Kasis! Bafsharasha! Prabana! Urjani Masab! Hinchap! Kasis! Bafsharasha! Kwambikana mapeti! Kasis! Komeza!
kuremera buryo masa hirkira Karasis ofise basha indahiro njyewe ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko nazemukiye Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko. Karasis fungura ora tugeze mu mwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika. Be seated. Bayobozi b'igihugu cyacu mu nzego nkuru zacyo muri hano, abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, hari abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, ba ofisiye murangije amahugurwa, ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu, banyacyubahiro mwese abanyarwanda muri hano, nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa. Ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu no kuba barangije amasomo yabo neza. Ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye. Ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bafisiye nabo bamaze kurahira, barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye. Ababyeyi namwe ndabashimira cyane kuba
mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga. Aba ba ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo n'imyitozo Yes, turacyakomeje gukurikira umuhango wo kwinjira kwa ba ofisiye bashya mu ngabo z'u Rwanda. Ni ijambo umukuru w'igihugu ari kugeza by'umwihariko ku bamaze guhabwa ipeti ndetse no gushimira abashyitsi, abayobozi bakuru n'ababyeyi muri rusange. Sabiti, urebye muri rusange igako urabona ko ni igikorwa twavuga ngo ipeti ryo bari bamaze kurihabwa. Ipeti bamaze kurihabwa birumvikana nyuma y'igihe bamaze hariya bahabwa amasomo, bahabwa ubumenyi mu bice bitandukanye, ariko mu ijambo umukuru w'igihugu nk'uko yari aritangiye neza, yashimiye inshuti z'u Rwanda, ashimira ibihugu tubanye, ariko nanone umukuru w'igihugu washimiye ababyeyi baba basore n'inkumi bitanze cyangwa se baje muri uyu mwuga wa gisirikare. Urabizi ni umwuga ujyanye n'ubwitange, birumvikana icyo bita duty, honor na knowledge cyangwa se ubumenyi, hakaba n'inshingano, hakabamo n'icyo cyubahiro. Birumvikana rero ntabwo ari umwuga wa buri wese, ariko igihe icyo ari cyo cyose hari umwana w'umunyarwandakazi, umwana w'umunyarwanda witanze uwo muhamagaro awufite, akaza akitaba igihugu kimuhamagaye, birumvikana bagomba gushyigikirwa n'imiryango yabo, bagomba gushyigikirwa na sosiyete nyarwanda kubera umwuga. Nyemerera gato dusubire hari igako. cyane intambara zirwanwa uko twe tubyumva mu Rwanda. Niyo umuntu akubujije amahoro mu byawe kandi ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara, cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose, yo kubuza uburenganzira, kubuza amahoro, kukubuza iterambere cyangwa no gusenya ibyo maze kubaka. Dufite n'amateka twebwe yihariye, amateka yabuzemo ayo mahoro mvuga, akavamo gutakaza abanyarwanda benshi. Nubwo byinshi byakozwe n'abanyarwanda ubwabo, hari
n'ababishyigikira n'ababihembera ry'umukuru w'igihugu. Twibutsa abadukurikiye ko ukomeje gukurikira umuhango wo kwinjira hashize iminota isaga 50. Ni igikorwa cyatangiwe na karasisi. Nyuma ya karasisi hagiye hatangwa amajambo mu buryo butandukanye, tukaba turi gukurikira ijambo ry'umukuru w'igihugu aho mu kanya akomoje ku mateka yabuzemo amahoro n'amateka y'u Rwanda. Ahangaha rero by'umwihariko akaba yarari kuvuga ku mateka yihariye y'igihugu cy'u Rwanda, ariyo atuma n'abasirikare bashya bagomba kunyura ku ntebe y'ishuri bagahabwa amahugurwa kandi mu nzego zitandukanye bagakarishya ubumenyi. Nibyo nk'uko twabyumvaga mukuru abangaba baje gufata inshingano cyangwa se binjiye muri uwo mwuga bibuke aho amateka y'igihugu aturutse, bumve amateka ya RDF. Twabivuze na mbere uko iba RDF birumvikana habayeho RPA, ingabo za RPA zabohoye kino gihugu, zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Umukuru w'igihugu yabivuze aho miliyoni isaga y'abanyarwanda bishwe kubera ubuyobozi bubi. Birumvikana yanavuze ko ni ibikorwa byakozwe cyangwa se byagizwemo uruhare n'abanyarwanda, ariko nanone bari bashyigikiwe na bimwe mu bihugu byo hanze. Ariko umukuru w'igihugu ibi nanone biratugarutsa kuri rya jambo na mbere akiyoboye ingabo za RPA aho yavuze ko nicyo twakwita ko ari umusingi w'icyama avugaga ni RPF. Avuga ati ni igisirikare kigomba guherekeza ibikorwa byiza bya politiki, ibikorwa byiza biteza imbere igihugu, ibikorwa byiza byubaka. Abenshi twabuze twatakaje ntaho bari bahuriye n'uyu mwuga mvuga wo kwirinda cyangwa kurinda igihugu. Ndabivugira kugira ngo abantu banawutinyuke kurusha uko bawutinyuka. Uwo mwuga ntabwo urengera igihugu gusa, cyangwa iyo bivuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe. Biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi. Naho ubundi kutawujyamo, kutawutinyuka ntibyakubuza hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima, ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema. Ni ishema rikurinda, rikarinda abawe, rikarinda abanyarwanda bose n'abandi batuye icyo gihugu cyacu. Maze ngo ntibizabe nk'ibyo ejo bundi navugaga, ntabwo dushaka kuzongera kubibona, ntibikabeho mu Rwanda twubaka. Aho muzi ko nababwiye hari amateka twanyuzemo,
muzi kandi mwese n'abandi barayazi, aho abantu bapfuye bicwa n'abandi, bicwa na politike mbi, yaba yahemberewe hano mu gihugu cyacu cyangwa se ibyaturutse hanze, aho umuntu yabazwaga guhitamo urupfu ari bupfe, ahantu abantu bafite intwaro, baba abanyarwanda baba abanyamahanga, babaza utayifite, udafite intwaro, bakabaza umwana, bakabaza umukecuru, bakabaza umusaza, ndetse n'abasore n'inkumi benshi bakababaza icyo bahitamo kugira ngo babure icyo kibica. Igihugu iyo cyageze aho, cyangwa iyo cyageze aho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo, byaba ari ishyano. Ntabwo izi ngabo z'igihugu z'umwuga, ibyo zigishwa, ibyo zitozwa, amateka yacu, ntabwo yatwemerera ko byazongera kuba mu gihugu cyacu. Nizo nshingano mufite nk'ingabo z'igihugu, ari mwebwe, ari abo musanze, hari n'abandi bazaza. Ndetse mugakorana umutima, sa na wa mukecuru natanzeho urugero ejo bundi, abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe, icyo yahisemo yarabavumye, abaciriye mu maso. Umukecuru ni intwari, nicyo gikwiriye kubaranga mwebwe n'abandi banyarwanda, kubaranga kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki, ukabyanga, ukabirwanya. Urupfu rero abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa, ni ugupfa bahangana n'ubazanaho urwo rupfu. Bose mbisubiramo kenshi, ariko ni umuco dukwiriye kugira. Ntabwo mukora ibyo mwahuguye mwigishijwe gusa, mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira
kwanga agasuzuguro, kwanga ubugwari, kwanga ububwa, bapfira ukuri, bapfira agaciro ubuzima bwawe ukwiriye kuba ubuha. Ukuzanyeho ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora. Nizo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo bakwiriye kuba bafite uwo mutima. Rwose ibyo navuga nkwiye gusubiramo, ubazanaho intambara akabyicuza. Nagira ngo rero mbifurize ubuzima bwiza, muzakomeze kugira disipurine iranga ingabo zacu, ingabo z'igihugu, RDF, kuko iyo disipurine, ubwo bwitange n'ubushobozi ntabwo ari mwe biranga gusa nk'abantu buri umwe ku giti cye, biranga n'igihugu. Ujye wibuka ko akazi kose uriho, haba hano mu gihugu, haba hanze, haba aho ingabo z'igihugu RDF ziri, zikorera mu miryango mpuzamahanga, gutanga umutekano n'ahandi, ibyo byose bijye bibagaragaraho nk'uko bisanzwe. Mbifurije rero ishya n'ihirwe, muzagira akazi keza, muzagire n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane kunyumva. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mwakwikiranya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tugiye kuririmba indirimbo y'igihugu cyacu. Turi buyiririmbe duhagaze, ikurikirwe no gusohora akarasisi. Umuhango wa none uri busozwe n'ifoto y'urwibutso ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abofisiye bashya. Ndasaba ngo muhaguruke turirimbe indirimbo y'ibariza igihugu cyacu. Satu cukup, ngoro, beb.
nyakubahwa perezida wa repubulika akarasisi karashoje twabasabaga gusohora akarasisi nyakubahwa perezida wa repubulika. murakoze mwakwicara. Karasisi bendera mwanya. Sauti bendera mwanya ndep.
muyobozi nasaba gusohora akarasisi muyobozi. komeza. akarasisi abafise basha windukira iburyo n'ibumoso, iburyo n'ibumoso, hejuru. akarasisi abafise basha gusoza imbere genda.
bose barazamura intwaro zamura bose barahindukira iburyo hindukira karasisi karava mu kibuga munyana yihuse itsinda rya muzika rirayobora imbere genda Yes, tugarutse muri studio. Hariya ni ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Hari kubera umuhango wo kwinjiza ba ofisiye bashya mu ngabo z'u Rwanda. Ni umuhango by'umwihariko wakomeje gukurikirana imbona nkubone, ariko twakubwira ko iki ari icyiciro cya 11 ku masomo ya gisirikare ndetse n'icyiciro cya 5 kuba bihuza n'amasomo ya kaminuza. Sabit, wakomeje gukurikirana ibyabereye hariya by'umwihariko muri rusange. Navuga nti aka karasisi ni iki gishyibonyemo? Mbonye ikintu gikomeye cyane mu ijambo rimwe. Yego. Mbonyemo discipline, kuko ibonye imbaga y'abantu ingana kuriya ikora akarasisi nk'aka ngaka, ukabona nta bantu babyica, ibyo bikwereka ko mu by'ukuri hari discipline. Buriya hari ibimenyetso buriya bitabeshya, bikwereka discipline iranga abantu kugira ngo bitegure bipange muri buriya buryo. Bigaragaza ko ari abantu bafata igihe cyo gutegura ibintu byabo, ariko nanone birampa icyizere cy'umutekano wacu, birampa icyizere cy'ejo hazaza. Wenda nunze no mu ijambo ry'ejo bundi retired general Ibingira avugaga,
abasore bacu n'inkumi uyu munsi bari kwinjira mu gisirikare, officers dufite, biratanga icyizere ko mu by'ukuri igihugu cyacu kirarinzwe kandi kirarinzwe ku bwitange na disipurine nyinshi. Mu butumwa umukuru w'igihugu yahaye bariya ba ofisiye yabuhereye ku mateka yihariye, amateka yabuzemo amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa bwumvise ute muri rusange? Ubutumwa ni ubutumwa bukomeye cyane. Kimwe mu bintu ahanini na kenshi nkunze no gukura muri speech z'umukuru w'igihugu, hari ikintu bita kugira consistency, guhozaho mu mvugo no mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo wa wundi wavugaga nka kamanda w'ingabo za RPA ni wa wundi uvuga uyu munsi nka CIC wa RDF. Ni ukuvuga ngo kuva mu gihe cy'urugamba yibutsa ko ibikorwa byanyu bigomba gutandukana n'abo murwana nabo. Ubwo yavugaga ingabo zakoze jenoside yabigarutseho, ni ukuvuga ko bagomba kwitandukanya mu bitekerezo ndetse no mu mikorere yabo, bamenya ko baje gusavinga cyangwa se baje kuba hafi abaturage, ntabwo baje koreka u Rwanda, ahubwo umwuga wabo, inshingano zabo ni ugusigasira umutekano w'abanyarwanda, ni ugushyira imbaraga zabo ndetse bagasenyera umugozi umwe n'aba banyarwanda kugira ngo bubake igihugu cyabo. Ariko nanone umukuru w'igihugu yabibukije ikintu gikomeye cyane, kwitandukanya n'ubugwari. Ubugwari yavugaga ni ubugwari bwaranze abitwaga ko ari ingabo z'iki gihugu, ariko ingabo zari zishinzwe kurengera ubuzima bw'abanyarwanda nizo zoretse iki gihugu, nizo zishe abaturage muri iki gihugu. Ibyo byose rero umukuru w'igihugu yaberekaga ko batagomba gutatira icyo gihango bafitanye n'abanyarwanda. Urabizi nk'uko babivuga, hari ikintu bita knowledge, duty and honor, ubumenyi, inshingano ndetse n'ubwo butwari bagomba guharanira aba basore n'inkumi, ndetse yaba abashyashya ndetse n'abariho mu gisirikare uyu munsi bafite izo nshingano zikomeye cyane mu mitima yacu ndetse no mu buzima bwa buri munsi. Hari aho yavuze ati uyu mwuga ni umwuga utarengera igihugu gusa, ahubwo kwirinda ndetse no kurinda abandi. Ni ukuvuga ngo aba ofisiye bahawe inshingano zikomeye. Birumvikana inshingano za mbere z'igisirikare ni kurinda ndetse no gusigasira ubusugire bw'igihugu, birumvikana. Ariko ubwo busugire bw'igihugu ntabwo bugarukira gusa, cyangwa se uwo mutekano si uwo kurinda abaturage gusa, si uwo kurinda u Rwanda gusa, ariko nanone harimo na cya kintu cyo kumva ko bafite inshingano zo kumenya ko bagomba gutabara aho rukomeye, ariko nanone ntiwatabara aho rukomeye. Ni kwa kundi bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ugomba kubikora neza mu rugo, ukuzuza inshingano zawe mu rugo, ubundi n'uwo musada wajya kuwutanga cyangwa se ubwo bufasha wajya kubutanga ahandi ukabutanga uri umusirikare w'intangarugero. Ugaruka kuri cya kintu yanasorejeho ijambo rikomeye cyane, discipline. Ni ukuvuga ko mugomba gutandukana n'abandi ku mikorere yanyu ndetse mugaragaza ubunyamwuga. Icyo kintu rero kirakomeye cyane, ari nacyo kintu navugaga. Usibye iri shuri rya Gako, igisirikare cy'u Rwanda ndetse no mu buryo bwo kwigisha abantu biri mu byiciro, bafite amashuri atandukanye bitewe na gahunda zihari. Naho zivuga ko dufite icyitwa Rwanda Peace Academy, aho usibye kuvuga ko babigisha gusigasira umutekano hano imbere mu gihugu, ariko babigisha nanone kubungabunga amahoro ahandi, kugarura amahoro ahandi aho yabuze. Umukuru w'igihugu yabivuze, tuzi neza kubura amahoro icyo bisobanuye, tuzi neza gupfa kw'abaturage icyo bisobanuye. Ano mpamvu ntabwo umunyarwanda, ingabo z'u Rwanda uyu munsi arizo zatatira icyo gihango cyo kutamenya kujya cyangwa se kurinda
no gusigasira amahoro no kubungabunga amahoro aho yabuze no kuyatanga ahandi hatari gusa hano mu Rwanda. Sinzi niba utajya ureba akarasisi k'ibihugu bitandukanye, akenshi akarasisi k'ingabo mu bihugu bitandukanye kaba karimo na show of muscles, ibikoresho bya gisirikare. Hariya twabonye akarasisi gusa, biba bitandukaniye he niba hari ubumenyi waba ufiteho? Kuko hari umuntu ushobora kuba yibaza ati wayi ntabwo nabonye ibikoresho bigezweho bishyashya. Ndabizi akenshi by'umwihariko hano mu karere umukuru w'igihugu yagerageje yabikomojeho. Hari abantu bazi ko icyitwa akarasisi cyangwa igihe cyose ingabo bazerekanye ari cyo gihe cyo kwerekana imitsi, kwerekana ibikoresho bya gisirikare. Mu by'ukuri ku ruhande rumwe navuga ko harimo sinzi n'ijambo rikwiye, harimo ubuswa, harimo nanone kutamenya, kutagira siyasa, kuko ubundi iyo ufashe amakarita yawe yose ukayarambika ku meza, ubwo se umuntu wese n'umwanzi abazi ati se uyu nguyu burya bwose afite ibi n'ibi. Ubwo ni ukuvuga ngo nyine n'ugutera biroroshye kumenya ibyo ukoresha cyangwa se ibyo ufite n'ibyo udafite. Urumva rero kimwe mu bintu biranga ingabo z'u Rwanda ni bwa bunyamwuga. Kimwe mu biranga rero igisirikare cy'umwuga ni ukugira ibanga mu buryo ukoramo, uburyo igisirikare cyawe cyubakitse, ibanga mu mbaraga zawe. Ugomba kumenya kubika imbaraga zawe, ntabwo ari buri muntu ugomba kumenya imbaraga zawe. Ibigaragarira amaso biragaragara, naho ibitagomba kugaragara biba bifite aho bibitse, kandi igihe nyacyo buriya iyo kigeze ntugire ngo iyo mitsi ntago bayumva. Iyo igihe kigeze imitsi barayumva neza. Divin Uwayo ari igako. Divin Uwayo ku ishuri rikuru rya gisirikare igako. Wiriwe ndetse nabo muri kumwe. Urakoze cyane Divin Uwayo, by'umwihariko reka tugushimire ku mashusho meza mwaduhaye, natwe twari turi aho ngaho igako. Divin, ukurikije uburyo ki umuhango wagenze, mu magambo nk'atatu dusigarana ubuhe butumwa? Ni ubutumwa bukomeye butanzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ni nyuma yo gutanga ipeti rya gisirikare ryinjiza abasore n'inkumi bagera kuri 657 binjiye mu ngabo z'u Rwanda. N'umuhango rero wo gutanga iri peti rya ofisiye kuri aba banyeshuri barangije amahugurwa abashyira mu rwego rwa ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda, nk'uko twabigarutseho. Akaba bari mu byiciro bitandukanye, nk'uko n'umuyobozi mukuru w'iri shuri rya Rwanda Military Academy gako yabisobanuye. Harimo abakobwa 51 ndetse n'abahungu 666. Harimo aba 33 bize hanze mu bihugu by'inshuti. Ngira ngo nk'uko mwanabikurikiye, iri shuri rikomeje kwagurwa mu bikorwa remezo kugira ngo ribashe gutanga amahugurwa koko ari ku rwego mpuzamahanga. Nk'uko rero n'umuyobozi w'iri shuri yabigarutseho, mu gihe kitarambiranye iri shuri rikaba rizatangira kwakira n'abanyeshuri b'abaofisiye bo mu bihugu by'inshuti. Nk'uko twavugaga, aba 33 baje basanga bahuguriwe hano, nabo bahuguriwe mu bihugu by'inshuti. Aba 500 rero 22 muri 657 bakaba ari bo bize umwaka umwe wa military science cyangwa se ubumenyi mu bya gisirikare. Bakaba abo ngabo nk'uko byumvikana bakaba bari basanzwe bararangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza, bafite impamyabushobozi zo ku rwego rwa bachelor's degree. Harimo rero 102 bize ibya gisirikare bongeraho n'amasomo ya kaminuza. Byumvikana ko nk'uko ubuyobozi bw'ishuri bwabisobanuye, baba bahabwa amahugurwa ya gisirikare, ariko mu gihe bamara hano bakaba bahabwa
bahabwa amasomo ya kaminuza atangwa ku bufatanye na kaminuza y'u Rwanda. Hakaba rero hari 22 barangije mu by'ubuvuzi, hakaba ubumenyi mu by'ubukanishi n'ingufu barangijemo 19, ibijyanye n'imibanire ndetse n'ubumenyi mu bya gisirikare biri ari byo twakwita social and military sciences, hakaba harangijemo abagera kuri 61. Ni ubumenyi rero butandukanye ndetse n'ari amashami atandukanye amaze kwiyongera hano agera ku 10, bose bakaba bazajya bahabwa ubumenyi bugamije kubaka igisirikare cy'umwuga kijyanye n'icyerekezo tuganamo. Nk'uko Maurice Ro wari ubibajije, ni umwuga mu by'ukuri ukomeje kwitabirwa n'abasore n'inkumi b'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yavuze ko uyu mwuga wa gisirikare ari umwuga utagamije gushoza intambara cyangwa se gushotorana, ko ahubwo ari umwuga ugamije kwirinda no kurinda ubusugire bw'igihugu. Rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yavuze ko abo u Rwanda rwabuze twibuka kuri iyi nshuro ya 30 atari bari muri uyu mwuga. Mu by'ukuri abazize jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bazize uyu mwuga, bapfuye urupfu twese tuzi bazize jenoside yakorewe abatutsi, bazira mu by'ukuri uko Imana yabaremye. Akaba rero yahamagariye abanyarwanda kwitabira uyu mwuga, cyane cyane urubyiruko. Avuga ko ushobora no gupfa n'ubundi utari mu ngabo, bityo akaba ntawe ukwiye gutinya uyu mwuga. Ariko by'umwihariko umukuru w'igihugu akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame akaba yasabye abanyarwanda kwanga no kurwanya uwo ari we wese ushaka kubagaraguza agati, bikaba umuco umunyarwanda agapfa arwanya uwamuzanaho urupfu, ndetse abanyarwanda bakanga ubugwari bakimika umuco w'ubutwari. Akaba avuga ko ari wo mutima ingabo z'u Rwanda zubakiyeho, bityo n'abanyarwanda bakaba bakwiye kuwubakiraho. Ndetse akaba yibukije abasoje amasomo uyu munsi kuzarangwa n'ikinyabupfura cyangwa se discipline. Abarangije amasomo birumvikana nk'uko mwabibonaga mu kanya gatoya, morale ni yose, ariko ndi kumwe na bamwe mu babyeyi nabo bafite abana basoje ahangaha, bakaba nabo bafite imbamutima twifuza ko badusangiza. Ndi kumwe n'umubyeyi umwe, ndagira ngo mutwibwire. Mama, mwitwa nde? Nitwa Ayobavuga. Murafata mikrofone neza. Nitwa Ayobavuga Dafroza. Ubu ngubu naje mu birori by'abana bacu. Waje uturutse hehe? Naje nturutse mu karere ka Karongi, umurenge wa Gishyita, kagari ka Ngoma, umudugudu wa W'Ingabo. Umwana wawe usoje hano amasomo yitwa? Umwana wanjye ushoje hano yitwa Mulombamungu Grace. Grace wakunda kwita Ruganzu. Uriyumva ute nk'umubyeyi ufite umwana umaze guhabwa ipeti rya Suriyetena mu ngabo z'u Rwanda? Ndumva nishimye cyane cyane, uwamama baba naguruka ndetse nkajya mu ijuru. Oya, ko bitagaragara mana, nuko nta mababa mfite ariko ibyishimo mfite. Wa mana we, ku mutima wanjye, umutima wanjye urakeye cyane, ndishimye cyane. Mbanze gushima nyakubahwa Paul Kagame umubyeyi wacu, waduha Imana ngo izamuhumurama, imushyiramo umurama arame, turamane nawe, tugumane nawe ibihe byose. Mama, niki kigushimije? Twazishima cyane. Niki kigushimije kurusha ibindi? Icyambere ngewe nkigera mu Rwanda, twabaye muri Kongo, niwe twari twaragiye muri 59 ababyeyi bacu, ariko nkigera mu Rwanda nabanje kubona umuco nyarwanda, numva ndishimye cyane, ndawushima. Wa mana we, kugeza na n'iyi saha ko ari bimwe mu by'abana batozwa gusigasira. Kugeza iyi saha umuco nyarwanda narawukunze, narawushimye birenze kwemera, kuko nta hantu nigeze mbona na rimwe umuntu yegera perezida nk'uko muri Kongo. Perezida Mobutu twajyaga twirirwa tubyinira inkoni ye, utashobora tutanamuzi, inkoni cyangwa ifoto bakadukubita ngo ntago tuzi kubyina neza. Ariko nabonye umubyeyi wacu wa mana we, ngiye mugeranya n'Imana yo mu ijuru,
reka tugushimire hanyuma tuguhe umwanya ujye kureba umwana wawe mwongere muhoberane. Reka utwemerere tugushimire hanyuma ubwo mu kanya uraba ubasha kuramukanya n'umwana wawe. Ngira ngo nk'uko abakurikiye televiziyo y'u Rwanda mubibona, murabona ko hari abana batandukanye bamaze gusoza amasomo yabo, ariko mu by'ukuri ni ababyeyi bishimye. Mama we witwa nde? Nitwa Batamuriza Jeanne d'Arc. Batamuriza Jeanne d'Arc, wowe ufite umwana witwa ngo iki? Yitwa Ndayisenga Richard. Uriyumva ute rero? Jewe ndiyumvamwo, jewe nakunze igisirikare nkiri umukobwa, nkijyamo biranga kubwa Habyarimana. Bimaze kwanga hinjiragamwo abashatse, twebwe adashatse nitwinjire. None umwana wawe akigiyemo? None umwana wanjye yakigiyemo. Uriyumva ute rero? Ndiyumvamwo ibyishimo byinshi cyane ku buryo ari na bucura bwanjye. Ubu nishimye kubona abana banjye bose barize, noneho bucura akabashoreje mu gisirikare, akaba yambaye n'ipeti rya ofisiye. Ubu inzozi zawe zibaye impamo rero, ubwo utabashije kubyaho umwana bigeze? Inzozi zanjye zibaye impamo, ibyo ntabashije gukora arabikoze. Ndishimye ndetse azashyiremo n'abandi b'abaturanyi nabo bajyemo. Murakoze cyane. Murakoze. Nuko nguko Edi ndetse na Maurice bimeze, ariko ndi kumwe n'umubyeyi nawe twihanganire gukoresha icyo kinyarwanda, umubyeyi w'umupapa, umubyeyi w'umugabo. Witwa ndemze? Nitwa Bizimana Toneste, nkaba nkomoka mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Wageze hano ute? Nageze hano nje kureba kwizihiza umunsi mukuru w'umwana wanjye wabaga ahangaha. Yitwa nde? Yitwa Kwizera Patrick. Uriyumva ute rero nyuma y'uko umwana wawe ahawe ipeti rya ofisiye? Urakoze cyane, ndanezerewe cyane, mbivanye ku mutima. Mu by'ukuri leta y'u Rwanda ni leta umuntu azagiye yegeranya nayo. Kubw'uyu mwanya rero ndanezerewe, kuko ni igihe cyinshi yadufashije, batujyanye batuma abana bacu biga baterebeye ku macakubiri ubuyobozi bwatubanjirije, kugeza ubu umwana yiga akurikije ubushobozi bwe, agahabwa n'impamyabushobozi akurikije ibyo yakoreye. Ikindi nishimiye nuko hari n'abandi bavandimwe be babashije kwiga n'ubu barimo bariga. Ubu muto muri bo ubu arimo ariga, arimo arakora stage muri gahunda y'ubukerarugendo. Nkaho numva rero nshimiye leta y'ubumwe, cyane cyane kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uburyo ayoboye igihugu cyacu. Nkurikije ku ijambo yavuze ryanejeje, ku buryo ngiye kugenda nkakangurira abavandimwe banjye duturanye kwirinda icyatuma dusubira aho twaturutse. Urakoze cyane muze. Ndagushimiye cyane nanjye. Ubwo genda uhobera umwana wawe. Urakoze cyane. Ngira ngo Maurice ndetse na Sabiti nta kindi umuntu yarenza kuri ibi ngibi, nimba mutima z'ababyeyi ariko n'abana nk'uko mwabibonaga kuri morale, ni imbamutima zivugira mu by'ukuri ukurikije uko abari hano bagaragara n'ibyishimo bafite. Mbere y'uko ugenda, yenda na Sabiti hari icyo ashaka kongeraho. Mu kanya tubonye parade mu Kinyarwanda ku mbuga nkoranyambaga, mbonye aricyo kiganiro gisa gitangira. Parade mu Kinyarwanda bwa mbere n'akaye gashya byagenze bite? Nagashya ngira ngo twari tumenyereye ko uburyo parade ikorwamo abayobozi ba Karasisi, mu by'ukuri ngira ngo na parade si Kinyarwanda ahubwo na Akarasisi twari tumenyereye mu birori bya gisirikare nk'ibi ngibi isanzwe. Ubundi tumenyereye ko hakoreshwa indimi ebyiri z'ingenzi, Icyongereza ndetse n'Igiswahili, ariko ni agashya yaba n'abari bari hano bakurikiranye ibi birori mwabibonye, ariko n'abanyamakuru bari bahari n'abandi basanzwe bakurikira. Mu by'ukuri aka Karasisi ka gisirikare ni agashya kuri iyi nshuro, aho navuga ngo amabwiriza ajyanye n'Akarasisi koko yatangwaga mu Kinyarwanda, n'inyikirizo za ba ofisiye nazo zigatangwa mu Kinyarwanda. Ngira ngo ni bya bindi umukuru w'igihugu yakomeje kugarukaho, avuga ko ururimi rw'Ikinyarwanda rukwiriye mu ngeri z'imibereho y'abanyarwanda mu buzima bw'igihugu mu ngeri zose. Iki rero ni ikimenyetso ko no mu ngabo z'u Rwanda naho Ikinyarwanda ari ururimi rufite agaciro karwo, bikaba byongeye gushimangirwa noneho mu Karasisi. Ubundi tumenyereye ko iyo bavuga ngo ururimi rwa command
mu nzego z'umutekano by'umwihariko mu ngabo z'u Rwanda. Ubundi umuntu yumvaga igiswahili cyane cyane n'icyongereza, ariko ibi ni ibishimangira agaciro k'ururimi nk'uko biri no mu ndirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza. Ururimi rwacu ruraduhuza, no mu ngabo z'u Rwanda rero bakaba bongeye kubishimangira. Maurice, urakoze cyane. Divey wayo, inyuma ndebye ikirere kirasa neza, nta mvura yaguye, byose reka byose tubishimire Rurema. Urakoze cyane Divey. Nta mvura yaguye Maurice, ubwo tuboneraho kwisegura ku badukurikiye, nibwira ko namwe mwabikoze. Twagize ikibazo hano cya tekinike cyatumye wenda hari bimwe batabashije kubona, turisegura ku bakunzi ba televiziyo Rwanda, ariko ubundi ni ibirori byagenze neza nk'uko mwabikurikiye. Ndagushimiye cyane Divey wayo. Akoze cyane. Tugarutse hano muri studio Sabiti, byinshi turabibonye, ubonye imbamutima z'ababyeyi, ubonye by'umwihariko akarasisi mu Kinyarwanda. Birumvikana ni ikintu gishyashya kije, ariko nk'uko mugenzi wacu bivuze, kongera kwisubiza agaciro, kongera kugira ikinyarwanda cyacu kikahabwa agaciro. Ariko birumvikana amateka ya kino gihugu, abantu bagomba no kumva aho icyo giswahili cyaturutse n'icyo cyongereza, n'ubuzima abashinze RPA ndetse bakanatuma tugira u Rwanda dufite uyu munsi. Bafite amateka akomeye banyuzemo, bafite ibihugu by'abaturanyi banyuzemo, byatumye bamenya n'umwuga wa gisirikare. Bamwe banakigiyemo atari uko babishakaga, ariko kubera ko byari ngombwa ko batabara. Ni ukuvuga ko call yo kuza kubohora igihugu barahamagawe. Urumva rero mu mpamagaro ndetse no kwitabira, byinshi byabaye. Instructors ba mbere babaye mu giswahili, birumvikana, ariko ni ikintu cyiza cyane kubona ko ikinyarwanda cyongeye guhabwa intebe. Gusa ikintu kimwe nashaka gushima no mukuru w'igihugu, aba babyeyi twumvishe, ukumva n'imvugo n'umuhamagaro w'umukuru w'igihugu ati mushishikariza abana banyu kandi mubaherekeze muri uwo mwuga. Ni umwuga yego ufite risike, ariko icyo bavuga Maurice, icyo bita kubyarira igihugu, urabumva aba babyeyi. Undi yanavuze ati ni bucura bwanjye, ntabwo ibyo yabigendeyeho. No kuvuga ngo igihe bibaye ngombwa ko igihugu kibyarira, ugihereza amaboko yawe, ugihereza ukomeje mu by'ukuri kugira uruhare, by'umwihariko uhereye ku mukuru w'igihugu, kugira ngo umutekano wacu ukomeze. Edi Sabiti yakoze cyane, yadufashije gusobanukirwa neza n'umuhango wari uri kubera ku ishuri rikuru rya gisirikare rya Gakonge. Nitwuwera Jean Maurice, reka nshimire mwese twabanye muri uyu mwanya. Gahunda za televiziyo Rwanda zirakomeza.